no kuvuga ngo leta ya Kongo ntago byatungurana Wazalendo babwiye bati ubundi ko mwaduhaye tukaba dufatikanyije muri byose ku kibundi matatujyana no ku meza y'ibiganiro kugira ngo bavuge ko bagiye kujana bo muri Doha. Icyambere usanga Wazalendo nabo bari ku rugamba imbere ya FARDC. Icyambere ikirimo gusabwa na Wazalendo ntago gishoboka mu rwego ruri tekinike, mu rwego rwa diplomasi mpuzamahanga n'amasezerano yasinyweho. Kwavuga ko Wazalendo ari yoboye umujyi wa Uvira bose bari kumwe, ariko ntabwo ari Wazalendo gusaba yifashe, bayifasha ari benshi. Hari Wazalendo, hari FARDC, hari abarundi, hari n'abandi nimbaravuye muri Colombia mu bindi bihugu. Abacancuro benshi abacancuro. M23 yo irabarizwa yawo muri Uvira. Twigeze kumva ko generali uriya chef d'état major yigeze kuvuga ko ni prime yego bivuga ko yari ari igoma mu minsi yashize. Ibyo byose yego byaravuzwe ndetse cyane bivuga ko na protocole yari yahindutse, yari yaje mu kigenda cyane muri cya kintu cyo kurekura imfungwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Hari prime niyo ngabo yaje kuganira na M23. Hari mwuka kiko twari twumvise ko n'abanyamurenge ngo batemerewe kuvoma amazi, ko bahawe iminsi 10 ngo kuba bahavuye abatutsi baho. Bimeze bite? Undi aba officier bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari muri FARDC, barimo FARDC, abandi ba officier bagenzi babo batari banyamurenge, bagenzi babo bita abakongomani nyakuri ko biyitabo babana batabakunze. Yego. So nukuvuga igihe bageze hari igihe cyo gasidageze hari ya Uvira, abatangiye iyo ngenga bitekerezo yo kumwanga kwanza na officier bagenzi baba FARDC. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo nihumanya umwuka duhumeka. Moto ikagira inkuru rero. Nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka, bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu y'abamoto cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make ntugire ubwoba, turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane bushingiyeho, mu bunyamwuga buzira amakemwa. Nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram. Hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo. Twongeye kubasuhuza, turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Ngendi Jean Dodier Kanijabo, turi kumwe na Ayubu na mahoro. Yego na mahoro Kanijabo. Nizere ko ukomeye. Sava meze neza. Icyumweru urimo aragenda ugihirika gake gake. Tujye kuganira ku Wazalendo bagezaho basaba gutumirwa mu biganiro by'Idoha, ndetse basaba guverinoma ya Kinshasa kubinjiza muri guverinoma. Gusa muri iki kiganiro ntabwo turi twenyine, turi kumwe n'umwe mu batuye mu mujyi wa Bukavu, by'umwihariko muri Uvira, aho Wazalendo bamaze iminsi barakamejeje cyane cyane bishingiye ku koherezwa kwa General Gasita kugira ngo ajye kuba umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa bya gisirikare n'ubutasi. Selemani muri amahoro? Ewana turamahoro cyane, turakomeye, turashima Nyagasani. Muri Uvira Abazalendo babageze he? Muri Uvira ntabwo twavuga ko amahoro ariho, kuko y'ubukeye ntabwo ufite imani yuko burera. Yego, twari dutangiye nge na Ayubu hano muri studio, ariko nawe yagusuhuje cyane. Selemani habari? Twari dutangiye tuvuga ko Abazalendo bari gusaba none ko bashyirwa no muri guverinoma, bakanasaba ko
batumirwa mu biganiro by'idoha duhe mu ncamake abazarendo ubundi mbere na mbere ni bantu ki imyitwarire yabo ni iyihe ishobora gutuma bemererwa kujya muri guverinoma cyangwa no gutumirwa mu biganiro by'idoha nk'uko babyifuza. Okay, ubundi abazarendo ni abaturage bo Kongo yita ko ari ingeragutabara, ariko usa urebye bazarendo ni coalition y'abantu benshi mbere bitugaga ba mayimayi, ariko babona mayimayi atari izina ryiza bihirindi zina aryo wazalendo. So wazalendo ni ubwoko bwinshi, byatangiye ari groupe za rume z'ubwoko buri bwoko, ugasanga ngaba Flero, abashi, buri bwoko bugaje burakora icyama cyabo cyo kuja kiravugira ubwoko bwabo, nibwo byatangiye. Sasa uko urugamba rwagiye rurakomeza babigizemo business. Bwari ubwoko cyangwa babaga ari groupe ya rume, groupe imitwe yitwaje babaga ari groupe ya rume, ariko zidakorera hamwe. Buri muntu akora mu bye, akorera ku ruhande rwe, ugasanga ngiyababaza iyi mayimayi ni mayimayi y'abashi idakorana na mayimayi y'abahunde cyangwa mayimayi y'ubundi bwoko. Buri muntu akorera ku giti cye. So nukuvuga icyabahuje kuba bose bakaba mu kintu kimwe ni indambara niyo yabahuje. Aho uruko nyumva neza? Yego, aho ndakumva. Ngurugero wa mayimayi y'abahunde ntabwo yumvikanaga na mayimayi y'ubwoko bagaza bari kare y'abanyanga. Urugamba rutari rwatangira rwa M23. Ariko igihe cyo rwatangiye bose babaye inshuti kugira babanye haduye nguko bo babyita. Yego, hanyuma imyitwarire yabo muri societe na abantu bitwara bate ku buryo noneho bagezaho bavuga bati natwe twahagararirwa muri guverinoma? Okay, kwanza imyitwarire yabo ntabwo ari imyitwarire ya gisirikare, kuko usangaga wazalendo 99% ni bya bisambo byananiranye muri sisiro, babandi abantu badafatitse. Ni usangaga barabuza amahungiro bagahungira muri FARDC muri wazalendo. So kugira ngo bavuge ko bagiye kujana bo muri Doha, icyambere usanga bazalendo nabo bari ku rugamba imbere ya FARDC. FARDC ikabona amafaranga menshi kubarusha, kandi bose bari kugwanira hamwe, bose bafite intego imwe. Wazalendo ntabwo bahembwa. Ariko bakabazi yuko niba Doha arabari inzira ya hafi yo kubinjiza mu gisirikari, nabo bagatangira kubona amafaranga uko FARDC yabona, nguko n'aba mercenaires babona amafaranga. Reka tube turetse gato ibya Doha, wenda no muri guverinoma turaza kubigarukaho mu kanya. Ariko aba bazalendo abantu bameze gutyo bananiranye nk'uko bitubwiye, afite imyitwarire idahwitse mu nsisiro, niki cyatumye wowe nk'umuntu bikurikirana Perezida Tshisekedi yemera kwifatanya nabo? Ntiyarabizi arabyirengagiza cyangwa? Okay, ubundi hano muri Kongo twe tuhaba ni ahantu ho bakundaga ibintu bya fanatisme. Abantu bari Kinshasa mukuri ntabwo babazi biri kuri tele. We ngahano ngo twe turi hano Kinshasa bakundaga kugenderaga mu gihugu make mu Kigali. Ubazi yuko wazalendo na abantu bafite imiti, na abantu ku rugamba bazi kurasa, na abantu bazi kurwana. Bafite imiti uvuze bafite uburozi? Uburozi. Biyemeye ku burozi kuburasa barasa urusaso ndirwinjira. Ubwo Tshisekedi se nawe akaba nka perezida w'igihugu azi ko hari umuntu barasa urusaso ndirwinjire? Muri Kongo sasa byo muri Kongo kugira ubyumve, kugira ubabyire ko ntabwo byashoboka, aho ntabwo babyemera, nibyo myemberere. Kandi akabona yuko wazalendo nibo mbundi wazalendo no kugwereka ko babizeye, nibo manzaga baba imbere ku rugamba agakurikiraho FARDC. Suleiman, nari nkubajije muri context yo kuvuga ngo na perezida w'igihugu akagendera mu myumvire yuko abazalendo bafite uburozi babarasa isasu ntiryinjire. Habamenye imyumvire ye, ariko uko nje mbibona yagezwe igihe cyo kubahereza imbunda, akabahereza support. Sinzi niba bagiye myizerere, kuko yugira ngo byashoboka aho urugamba rwahereye guhera Bunagana. Hari wazalendo barabasunika kugera za Kiwanja, kugera za Goma, za Sake, hose hari wazalendo. Sasa sinzi niba bagiriye myemerere. Hanyuma aba bazalendo rero iyo barebye ubona
ari iyihe mpamvu ubutegetsi bwa Kinshasa noneho bubashingiraho uretse ibyo ngibyo byo kwizera ngo ntabwo bagira ese ubwabo ntibabarasa n'ubundi bagapfa ubundi barapfa ikintu gituma babizera cyambere kwanza wazalendo nganje mbita amayibobo cyangwa imbobo mu bita mu Rwanda so ugasanga ntabantu b'urumogi banywa tabi ntabwo babahangayitse n'ubuzima ni nguko weho waje kugwana n'umusazi so agwanaga ibindi mbese agwanaga busazi so bakaba bizeye n'izo ngufu za gisazi zo kugwana bise batitaye ku buzima bakabona ko batsinda n'urugamba kandi igisirikare ntabwo ari guco babaha ibikoresho se birimo na uniforme y'igisirikare cy'igihugu bakabaha imbunda z'igihugu bakabaha byose na butine byose umusirikare agenerwa nk'umusirikare w'igihugu n'abasirikare b'igihugu ba Kongo nabo ntabwo baba bafite benshi usanga baba bifite n'ubusa neza umusirikare wa Kongo aba yarabiguze ku mafaranga ye kuko usanga nk'umusirikare baramuhenga teni 2 cyangwa 1 bigasaza vuba ngo umwaka bakamuha rimwe bakora pati none ugasanga byarashaje sasa ntabwo bazalendo babona ibyo ngibyo na FARDC itabona bazalendo bambara uko bashaka ariko bakagira imbunda gusa basi ibindi akiyaranja nawe imbunda zo FARDC nizibaha bisobanuye Kinshasa nizibahereza ko tujya tubona se tukabona nko mu nama Amuri Yakutumba general yambaye neza nk'umusirikare wa FARDC n'amapeti ukabona afite n'ibirango by'igihugu basi ubundi bazalendo usanga buri muntu ari wizamura amapeti niba warizamuye nawe umuzamura so wowe uri kwambara kuriya yari amapeti niwiyambika yari myambaro niwiyambika kure yari amapeti ya general ndabwo ari gisirikare cya Kongo cyamwambitse niwe yiyambitse wenyine ni kwinyeshyamba zose zimera n'aba M23 ntiwamenya ngo ninde bazamura kubera ko ntago ari arme y'igihugu nayi mubaje ni kuki ubona afite nka uniforme nshyashya ubona yambaye neza nk'umusirikare w'igihugu kandi utubwiye ko imbunda uretse kubaha imbunda nta batabaha ibyo bindi okay ibundi imyenda y'ubonye umusirikare ngo wazalendo yambaye neza ikimwe icyambira aho bambara aho imyenda bazikura zo gusa neza barazigura ku mafaranga bazigura kuri FARDC kuko n'igihe cyo bari mu ishamba batari baje ku muhanda batari bifatanya na FARDC aho bakuraga imyenda aho bakuraga amasasu ni FARDC wazibagurishaga kusaga FARDC yanwe urumogi ukamuhereza igisari cy'urumogi akaguhereza amasasu cyangwa akaguhereza iteni yabifite kubwinshi reka rero tugaruke gato kuri uyu wamamaye cyane witwa Yakutumba uyu Amuri ubona ari kuki ari we muzarendo ubona nkaho ngaho muri Uvira ejo bundi bari mu nama nabonaga ari we rwose uvuga uti General Gasita ntabwo tumushaka yagurishije Goma yagurishije ibice binibi kuki ari ugaragara cyane ukabona niwe nyine uri kuri front niwe ukuriye coalition y'abazarendo muri wazalendo wari Uvira ufite ijambo rinini ni uriya Yakutumba kuko ari mu gace kiwabo n'ahantu bamwizeye mu bwoko bwabo iwabo no moki ari afite izina ubwoko bwe no muki Mubembe n'ubwoko ndetse n'ubwoko ufite ivangura moko rinini so izina rye ryafite aho yaboneye izina n'ukwica abantu gusanga yisha abanyamurenge benshi abantu ukamutinya ariko ku rugamba nabwanda ahantu yigeze kurasa gufata unangafate n'akariti yimwe kuva yaba muzalendo ngagwane ku rugamba cyangwa ngo afate wenda n'agace kamwe kubera no ku rugamba rwa Goma igihe bari baraserenyaga no za Kibumba M23 itari yafata Goma yigeze kuza hano nawe ku rugamba kuza gufasha bazalendo bagenzi ariko byaramunaniye arataha nahita kuvuga ngo batanze Goma kuko nayo igihe cyo gufata Goma ari hani Goma nawe ariko nayo biramunanira ariko no ku ngufu zabo nizo ku mitandao kumbura ngoranyamaga nizo baba bafite gusa ariko nta zindi ngufu baba bafite kuko ugira barazifite Goma nabwo yarafashwe kandi bareba hanyuma kwavuga ko wazarenda ariyoboye umujyi wa Uvira bose bari kumwe ariko ntabwo ari wazarendo gusa bayifasha ari benshi hari wazarendo hari FARDC hari abarundi hari n'abandi nimbaravuye muri Colombia mu bindi bihugu abacancuro hari FDLR abarundi n'abacancuro yego n'abarundi n'abacancuro hari FDLR ziri aho igo ariko abarundi ntabwo babita abacancuro ko bahari kubera amasezerano ubutegetsi bwa Gitega bwagiranye n'ubwa Kinshasa byo ntabwo babyita abacancuro
bashobora nk'abacanjuru kubera babona amafaranga menshi kurusha bano bari muri Kongo. Hanyuma ubwo M23 yo irabarizwa yaho muri Uvira. Irashari kure ya Uvira ntabwo yagira Uvira ariko ntabwo ngira ku rugamba. Mu minsi ishize twumvise umuvugizi wayo wungirije arimo avuga ko bari muri iyo misozi yakikije ariko bari mu misozi ya hafi ya Uvira. Ariko ntabwo bari bagera muri Uvira. Oya, ariko no kuvuga hari aho bari kuko M23 ntabwo igwanaga byo guhubuka. Hari aho bari amasaha y'ubushakira wese bafata Uvira kubera kuvuga ko M23 itari yafata Uvira ntabwo ari ukubura ingufu. Urebye ukurikiranye imigwanire yabo byo bagwanye guhera za Bunagana ukageza aho bageze ku bantu bakurikiranye uru rugamba. M23 ntabwo igwanaga byo guhubuka imanza gahita ku bintu ikamanza yabara imibare zabo za gisirikare bakabona gufata hando. Uravuze ngo ntabwo ari ukubura uburyo bwo kuhafata ariko akavujagari n'akavuyo gahari kagaragaza ko ahubwo ari ho bakwiye gufatwa kugira ngo bashyire ibintu ku murongo. Ubundi urareba Goma kwasabaga buri gihe M23 ifate Goma kuko abantu bari batese twari tubayeho nabi. Ariko go M23 katubzira mu itone ntabwo igihe cyo gufata cyari cyagera. So no kuvuga mu mibare zabo ng'abasirikare bakwiye kubarani dufata hano aho abasirikare bacu bagiye gufata urugamba ni bande bazasigara barinze Bukavu ni dufata hano byose bisaba ngo bamanze barebe imibare zabo za gisirikare babone bahafate naho twe ba civile tuba turi kubara imibare yacu ya gisivile. Ariko bunga abasirikare baba bazi ibyo bari kubara kubera nabo bakwishimira Uvira igumi ibere hari. Ntabwo utekereza ko bashobora kuba batari gufata Uvira kuko bataramenya uko babana n'ubutegetsi bwo hakurya mu Bujumbura. Ibyo byose siyo niyo zamibare ndi kukubwira sasa ya gisirikare. Ariko ntabwo ari ukwananirwa ariko ni imibare ya gisirikare. Tuvuze imibare ya gisirikare tuba byose tubishyize hamwe. Yego, hanyuma reka twumve rero cya gitekerezo barimo baravuga cyo kugidoha mu biganiro abo bazarendo no kujya muri guverinoma. Shobokabilite yacyo ni iyihe? Ni ijambo ry'igifaransa nazanye rishyashya. Okay. Bano wazarendo kwanza kuja muri Doha. Cyambere abari gukenera kujayo ni bano bakuru ba wazarendo. Kuko ushobora gusanga umukuru wa wazarendo akakubwira ko ari colonel. Ariko mu byukuri afite abasirikare 30. So bazi yuko nibaja Doha bakabashira mu gisirikare icyo bazasaba FRDC cyangwa leta ya Kinshasa uri mundu nukugumana rya peti ryo arafite mu kizarendo. Ibaza umuntu ufite abasirikare 30 abasore 30 gusa ingegera zo yatoragwe mu Rusisi akazamuka bigira ngo peti rya colonel cyangwa rya general kureba ni ngo gutoragura udasutamye. So izo nazo ziri mu nyungu zabo. Inyungu ya kabiri nukunyiza mu gisirikare bakabahereza nimero matricule nabo bagahembwa bakabanga abasirikare ba leta. Ibyo ukabona ko bizashoboka? Ntabwo nzi ko bizashoboka kuko ariko bishobora gushoboka kuko nawazare niyo batabona goma ariko bakabinjiza mu gisirikare. Kuko Kinshasa yatekerezaga izayo Wazalendo iyo nyine yatangiye kubona ko binaniye kuko iyo bashatse barasaga kuri FRDC kubayobora. Tunaya kwishima igire ijambo kuri Wazalendo bayobora bacange mu bandi basirikare. Ibyo Wazalendo bivuye. Yego, ibyo ni ibiganiro bya Doha Wazalendo basaba kujyamo, ariko ntabwo ntekereza ko ibiganiro bya Doha byatumirwamo Wazalendo kuko ubwo mu biganiro bya Doha baba bahagarariwe na FRDC wenda cyangwa yego. Uvuze Wazalendo ubusobanuro FRDC ubusobanuro FDLR n'ibindi byose. Oya nanone ntabwo bavuga ngo FRDC ni abantu bagiye batoragura. Icyo ni igisirikare cy'igihugu. Watubwiye ko Wazalendo ari abantu bagiye batoragura bibiharamagara bananiranye mu nsisiro. Ntabwo wavuga bashyiramo signe d'égalité. Reka ngubwire FRDC kuja mu gisirikare cya FRDC bitandukanye n'ibindi bisirikare byose biba mu Rwanda za Uganda za Tanzania. Ndacho sinzi ko nabikubyina mu Kinyarwanda kuna abateke kritere. Yego, ntabwo bashyiraho ibigenderwaho. Ibigenderwaho kugira ngo nimugiye ku musirikari icyangombwa ni iki oya ntabwo barebaga wenda bakujane ku bitaro bagupime mu mutwe mu buzima ntabwo bakubazagiye
aho wigiye ntago babazaga nimba utari n'igisambo mu rusisiro bashingira ku kisubwo iyo ushatse ko umusirikare uragenda uko ushaka ntabyo kukubaza. Niyo mpamvu ubwo ntabwo recruitment y'igisirikare cya Kongo bavuga bati kuba afite imyaka 18 kuba afite wenda 25 kuba wenda atarakatiwe n'inkiko ibyo byose ntabwo muri Kongo babireba aho ugiye kwinjira mu gisirikare. Ibyo muri Kongo ntabwo babireba mu gisirikare. Niyo mpamvu ugiye kureba mu gisirikare cya Kongo ugasanga niyo ari abasirikare ngijana umugabo ushitse ushobora gusangamo babiri cyangwa umwe. Ushitse ubushatse kuvuga iki? Ufite mu mutwe uvugana nawe ukumva mu bwongo harimo ikintu. Basobanura neza. Navuze mu basirikare ngijana ba FARDC bari ku murongo bari kugenda. Bose barebye mu bwongo cyangwa ukaganira nabo nguko ndi kuganira nawe. Ubona ari umuntu uzi kugisha n'inama. Ushobora gusangamo ngabo babiri cyangwa umwe. Ibyo ni ibintu wakoreye igenzura cyangwa ni ibintu uri kuvuga gusa biraho? Ni ibintu nakoreye igenzura igihe kirekire. Nzanga uyu usanze urumogira utaramwishe. Mbese ni nguko yoba muri Kongo kwanze umuntu benshi bakunze kuja mu gisirikare ni babandi bafite ibibazo mu rusisiro ugasanga umuntu ni gisambo ruharwa leta iramushakaga akaja kwisha mu gisirikare. Ugasanga umuntu n'urumogi ubuzima bwaramunani akaja kwisha mu gisirikare kuko ndagandi mashaki. Okay, noneho reka tugarukana none kubijyanye no kubashyira muri guverinoma byo urabona byashoboka cyangwa kubera ko ari bo bashyirwa imbere y'imirongo y'urugamba biranashoboka ko babikorera icyo kugira ngo bakomeze babone abo bashyira ku rugamba? Okay, no kuvuga yuko ibyo muri Doha kwanza ntabwo byashoboka vuba kuko FARDC nani wazalendo baracafite akazi kenshi ko gufasha kuri FARDC. Akazi ko bafite ni nguko FARDC ishatse gutera M23 iteraga mu izina rya wazalendo igakoresha wazalendo ikerekana ko yicariye nakiri gukora ariko anariyo muri iki gihe nyine cy'ibiganiro iki gihe cy'ibiganiro FARDC ishatse gutera M23 ntabwo ari ishaka kuraza ishiraga wazalendo imbere no muri video ntabwo yerekanaga ko bafashe ngahando kuja muri guverinoma kuri wazalendo byashoboka ariko ntabwo ari bunofu. Hari igihe cyo byoshoboka ariko ntabwo ari mwizi misi turimo kuko FARDC cyangwa guverinoma cyangwa leta ya Kinshasa iracafite akazi kandi n'ikikoresha kuri wazalendo. None mu gihe guverinoma mu gihe wazalendo bakwivumbura kuri guverinoma itabahaye ibyo byose bari gusaba kabati mwanze kudutumira mu biganiro by'Doha mwanga kudushyira muri guverinoma natwe ntabwo tuzongera kubafasha ku rugamba ntabwo byasunikira leta ya Kinshasa kubemerera. Birashoboka ko babasunika ariko bino byo wazalendo bari gukora ngo babakuririya babakurira muri Doha ni Kinshasa ifite imikino zirimo ariko ntabwo ziyuko bakwivumba gatanya kuri FARDC. Ariko ku rundi ruhande niba bavuze ngo kidi FARDC di wazalendo DFDLR ubwo no kwa rero wazalendo n'ubundi Idoha yabihagarariwe. Ukuvuga niba wavuze ko uvuze FARDC abavuze wazalendo byaba bivuze ko n'ubundi wazalendo ihagarariwe Idoha. Sinane niko nakubye yuko ubundi FARDC yiririya Idoha ibihagarariye bano bose baba barasigaye kubera baraba bishe mu kwa FARDC. Reka noneho nkubaze gato muri Uvira aho hantu hari kugenzurwa n'abo bantu bameze nka wazalendo hari mwuka kiko twari twumvise ko n'abanyamurenge ngo batemerewe kuvoma amazi ko bahawe iminsi 10 ngo kuba bahavuye abatutsi baho bimeze bite? Ariya muri Uvira harimo abatutsi ubwoko bw'abanyamurenge batabaye neza. Nejo amafoto nari natumiye Ayubu nabonye uyu munsi harimo bamwe batangiye gufatwa b'abanyamurenge ntabwo bahabaye neza. Barafatwa bakabagira bate bakabica bakabafunga bakabagira bate? Ntabwo umenya aho bajyana nimba babica cyangwa niba bafunga ntabwo babimenya kuko ntabwo bakwica umuntu ku mugaragaro nibyo tutabonye ntabwo ushobora kubivuga.
ese Suleiman ninde mu by'ukuri ugenzura Wazalendo kubera ko Wazalendo irabyuka mu gitondo ikabwira Tshisekedi ngo ntabwo dushaka General Gasita wohereje kandi twatekerezaga ko wenda ko ari ubutegetsi bari bwo buyigenzura ninde ugenzura Wazalendo aho ngaho okay undi aba ofisiye bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari muri FRDC barimo FRDC abandi ba ofisiye bagenzi babo batari banyamurenge bagenzi babo bita abakongomani nyakure ko biyitabo babana batabakunze yego so nukuvuga igihe bageze hari igihe cyo Gasida ageze hari ya Uvira abatangiye iyo ngenga bitekerezo yo kumwanga kwanza na aba ofisiye bagenzi baba FRDC nibo bashizemo iyo ngenga bitekerezo muri Wazalendo no mu baturage bo sasa nta buryo bwo FRDC yari yabivuga ko idashaka Gasita ntabwo byoshoboka bakoresha sasa bagenzi bakugira bamukure hariye nari nkwaje ngo ninde ugenzura Wazalendo ugenzura Wazalendo hari umeze ngukuriye bose ni uriya nuza nani yo kutumba oya nari mvuze ninde ugenzura ki control Wazalendo kubera ko barabyuka mu gitondo bakavuga ngo ntabwo dushaka generali kandi ari leta yamugennye leta nta bubasha ifite kuri Wazalendo bwayo leta ifite ububasha bunini kuri Wazalendo ukira yakuza bakuru babo bakaganira bagataha amahoro bakuze ikinci cyasa bakaja mu nama mu ibanga bakagaruka ariko ufite ububasha kundi ni FRDC ntabwo twavuga ko Wazalendo ari bafite ububasha kuri leta kubera ko twanabonye General Major Sylvain Kengo uvugira igisirikare cya Kongo avuga ko impamvu babitirira ibikorwa na Wazalendo ariko bafatanya ku rugamba ariko ngo ntibafite ubugenzuzi kuri Wazalendo niyo mpamvu rero nkubaje icyo kibazo ntabwo bavuze yuko bafite ubugenzuzi kuri Wazalendo babemeje yuko ibyo Wazalendo bose bakoraga ari bo babibatuma kuko Wazalendo bakora byinshi bidakwiye nta buryo bwo FRDC yakwemera ko ibi bafitiyeho ubugenzuzi Ayubu ndabona muvandimwe Suleiman atabashije gukomeza kuvugana natwe ariko yari yagerageje kutubwira bimwe mu byibanze twifuzaga kumenya wenda nagaruka ku murongo wa telefone ko turamushatse tubona biranze nagaruka ku murongo turaza kongera tuvugane nawe yego deka natwe tugaruka hano muri studio Ayubu yego aba bantu Wazalendo nawe koko urabona ibyo bari gusaba guverinoma ari ibintu abantu nk'abo ngabo uyu muvandimwe tubwiye bakabaye basaba guverinoma cyangwa guverinoma yakabaye ahubwo ibasenya igateza imbere igisirikare cy'igihugu urakoze cyane kandi jabo tunashimira uwo muturage w'umukongomani utubwiye uko bimeze kuri tele kuko akenshi iyo tubivuga wenda aravuga bati mwege muvuyeyo ariko biba byiza ko duha iyo tubonye umuntu utubwira amakuru ya hariya ikintu cya mbere twavuga kibabaje gitangaje nongeye gutekerezaho muri aka kanya no kuvuga ko abaturage bafite imbunda batambaye uniforme yaba ari zibaranga byibuze ngo uvuge ngo ni mirise ni agatwe k'inyeshyamba cyane umutwe bitwaje intwaro bitari n'inyeshyamba ariko utagenzurwa na leta ariko byibuze ufite nibiwuranga cyangwa se cya kabiri bakabana kwambara imyenda ya gisirikare cya Kongo byibuze ukavuga uti ubwo no ngo babivanze n'abaturage ko bafite ibirwanisho icyo ni ikintu kiri kibi cyane kandi giteye inkeke hanyuma icya kabiri tugiye ku rwego rw'amasezerano arimo kugerwaho inama na leta ya Kongo na M23 turimo kuvuga ibya Doha uribuka ko harimo icyitwa kwambura umutwe kwambura intwari imitwe yitwaje intwaro yitwaje ndetse tunagarutse na agreement principles zashyizweho amasezerano mukono hagati y'u Rwanda na Kongo uribuka by'umwihariko ko bavugaga kuri icyo kintu cyo kwambura imitwe yitwaje intwaro ibyo bikaba byaragombaga gukorwa na leta ya Kongo icyo bitaga disengagement ubwo rero kanije icyo bivuze niki bivuze ko icyambere ikirimo gusabwa na Wazalendo ntabwo gishoboka mu rwego ruri tekinike mu rwego rwa diplomasi mpuzamahanga n'amasezerano yasinyweho yewe no mu rwego ruri umuntu yakwita rugendanye n'ibigendanye n'ibikwiriye gukorwa uko ibintu bikorwa urakoze cyane kuko ntabwo umutwe w'inyeshyamba utari documented utanarwanywa na leta utarwanya leta ngo byubuze bagende bagiye kugirana amasezerano hakora n'akandi gashya niba byakozwe mu buryo buri fomo ndavuga uburyo bwemewe bwaba bwatanzwe ni wo mutwe wa Wazalendo aho hibuke
byaba byanditswe na Wazalendo Nyatura mu rwego rw'ofisiyeri basaba kugira uruhare mu miganiro birimo kubera Doha cyangwa kuba muri leta centrale. Ubwo ikintu cyo cyazarebwaho koko niba atari social media na za artificial intelligence, dore ko iby'iki gihe ari ukubibara ubibonye. Ariko niba ariko byaba bimeze cyaba ari ikintu gishyashya ariko kidashoboka mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga. Hanyuma rero Karijabo, abaswahili baravuga nkunda gukora quotation mu bigendanye n'ibintu tujya tuvuga mu rurimi runaka. Abaswahili baravuga ngo ukicheza na umbwa anakufuata msikitini. Iyo hari itungo iyo waryimenyereje ukajya no gusenga riragukurikira, ntabwo uri bucomplaining ngo urankurikira ujye, nuko muziranye uri shebuja cyangwa risanzwe rikwibonamo. Ikosa ni ryo ko waryimenyereje, ariko kwaza no kwerekeza aho gusengera uvuga ngo ntirize kugukurikira, no hindukira waza gusanga ari kuri inyuma. No kuvuga ngo leta ya Kongo ntabwo byatungurana Wazalendo babwiye bati ubundi ko mwaduhaye tukaba dufatikanyije muri byose kuki ubundi matatujyana no ku meza y'ibiganiro. Cyaba ari ikintu ahubwo nta nubwo ari ugufatanya, nkurikije uko nabyumvise. Niba ari abantu ushyira imbere kuri front line ushobora no kubizeye kurenza n'igisirikare, akaba ari bo mufatikanya kurwana bakanakurwanirira kuki bataza no ku meza y'ibiganiro nabo ngo barebe ko bakuraho. Cyane cyane ko bashobora kuba bafite amarangamutima avuga bati n'ubundi era niho hazatangirwa ubutegetsi, hariya niho hagiye kuva ubuyobozi, hariya niho hagiye kuva kugaragara, nabo bafite buriya public relations, bafite icyo bashaka kubwira abaturage babo. Yanakubwiye neza cyane abwira ko abamayimayi yakutumba bari ubweko bw'ababembe, ngira ngo niba mu Ndundu Karanti Nyatura n'abandi bose bagenda na za Kodeko na za Gumino n'abandi bose bafite amoko bagenda bahagararira. Ubwo rero coalition ishobora kuvuga iti reka nake tugende, nta wamenya cyane cyane ko turi muri Eastern Congo turi kumvikana, none leta ya Kinshasa ishobora kuzaturyamira hariya bikazavayo byararangiye. Cyane cyane ko twumvishe bavuga ko iyi mitwe yose bazayiboha, natwe tutazisanga mu minsi mike y'abadufashe ingwaba z'abanyamerika zirimo kuduhigana bafatanyije na M23 na FARDC. Reka tugende natwe tuve hariya twamaze gucomeka kuri socket turi kumvikana neza, socket irimo ubutegetsi natwe tuyicomekemo kuko ariho buzaba butangirwa. Ako nakayihayeho ka politike, cyane cyane ko nta muntu ujya mu kibuga cya politike adafite nyine kuzafata ubutegetsi. Ese ari ikintu mvandimwe avuze yego ngo mu basirikari ijana ba Kongo ngo yuganiriye nabo ibintu nk'ibyo ngibyo wabyumvise. Yego. Niba mu basirikare b'igihugu bimeze gutyo, yego, ubwo muri Wazalendo mu Wazalendo ijana yuganiriye nabo ubwo biba bimeze bite? Ubwo byagusaba nakuzana 200 kugira ngo ugira busaguraho wenda bagize. Iyo ni random. Rero kanija hari kintu abo bo bantu bifuza kugenda Doha muri guverinoma no kujya Doha. Yego. Biranumvikana ikibazo cya situation ya politike ya Kongo kimeze, aho inyeshyamba nka ziriya nazo zivuga ziti natwe reka tugiye kuri icyo gice kiragaragaza uburwayi Kongo ifite. Ubwo rero ukabunjyanye ku cyitwa ibimenyetso simusiga biranga leta igiye gutembagara. Ibimenyetso symptoms zigaragaza iyi leta abadukurikira mumenye kandi mwibuke n'ababizi ndetse n'abatabizi babimenye. Bimwe mu bimenyetso biranga leta zigiye gusenyuka. Ikintu cya mbere kiranga leta iri mu nzira yo kuvaho, icya mbere ni ruswa, corruption. Ruswa igenda ikamunga ubutegetsi nshingategeko, ikamunga ubutegetsi nyubahiriza tegeko, ikamunga by'umwihariko ndetse mu buryo bukomeye n'ubutegetsi bw'ubucamanza. Izo ni inzego eshatu nkuru zigira leta iyo ari yo yose. Ubutegetsi nshingategeko muzi neza muri Assemblée Nationale ya Kongo abadepite 550 bahembwa amamiliyoni n'amamiliyoni ya buri kwezi, bakigwizaho umutungo mu gihe igihugu cya Kongo kiri mu bihugu 10 bya nyuma ku isi bikennye mu rwego rw'imibereho, kikaba kiri mu bihugu 10 bya nyuma nk'uko bigaragaza muri za raporo zitandukanye bya ruswa, birangwa na ruswa mu rwego rw'isi. Wajya mu butegetsi nshingategeko ejo bundi nyubahiriza amategeko executive, muribuka ejo bundi ubwo twakurikiranaga urubanza rwa Minisitiri w'Ubutabera Constant Mutamba, urakoze cyane, yaregwaga yagaruye ngo amafaranga amadolari yagaruye miliyoni 10 na zingahe 19 n'amafaranga amadolari menshi cyane miliyoni 19 ashobora kuba yaba budget nk'iyo turere dutatu tune two mu Rwanda dukoze random tubaze mu rwego rusanzwe rworoheje. Abaturage babona amazi, bakabona serivisi z'ubuvuzi, bakabona security, bakabona amatara, bakishyura abakozi n'izindi serivisi zose.
ayo mafaranga akaba yari yatwawe na Costa Mutamba agahita nayagarura muzi za miliyari n'amamiliyari Kabila perezida Kabila afite n'aba Kisekedi buriya barimo kurunda n'aba Katumbi buri wese ugeze hari icyo atwara mu gihe ugasanga leta yabo yo centrale yabuze nayo guhemba umusirikare irakubitira umwana kuryama umusirikare ntahembwa famiye ye ntiheruka ubwifuse arahembwa nta kintu aracyakoresha ya article 15 ya Deburiyani nuza mu butabera kare n'ijabo ikitwa Human Rights Watch muri raporo ya 2015 yatangaje ku mugaragaro ko systeme judiciaire ya Congo ari icyorezo ari ikibazo gikomeye cyane ku bigendanye n'imigendekere myiza ya business mu gihugu business tuvuga ubucuruzi buri wese yibaze uruhare ubucuruzi bugira mu kubaka igihugu nano mubare niba systeme y'ubutabera niba ufite registre de commerce uzayibona wabyagutwaye imyaka 5 cyangwa 3 cyangwa 2 wabanje gutanga ruswa imisoro ni nkaho itabaho burundu naho ibonetse ikabigizwe na ruswa ikaza kugira ingaruka ku cyitwa foreign direct investment ishoramari riturutse hanze umuntu wese buriya Kongo rero yazagira amahoro credibility ya Kongo ikizere mpuzamahanga kuba investors abantu baza gushora imari muri Kongo uwo mwavuga na wese arakubwira ngo arano ni mu kuzimu it's a hell it's a shit hole nkuko Trump yavugaga ni igihuru ariko bakaba bambere mu gushaka hagenda abajura gusa bakaba mbere mu gushaka kuhiga hajya yaba mafia bazi kuvuga ngo agiye kugira ibyo akora abahinde bashaka kukwepa imisoro n'abandi bantu bake ariko kubera ikintu cya ruswa buriya ruswa nubwo tuvuga imbunda zibyibuze zivuga zonyine ariko byibuze ruswa itavuze ubuhuha ku rwego rwamunzwe yagezaho imunga Kongo abantu bagenda imbunda bagakwepana n'amasasa ariko byibuze bagakora business so ruswa rero icyo ni ikintu cyambere kiranga failing state leta irimo iri ku gacuri niko bajavuga ku manegeko yego iri ku manegeko yego icya kabiri ni criminality ubugizi bwa nabi ubwicanye niba turimo kuvuga imitwe 300 yose ifite imbunda navuga ngo birimo kubera hari babiteye ubwoba umuntu arajya mu giturage asanga abahinzi aborozi abacuruzi n'abandi nimugoroba abasirikare bari kuri patrol abaturage barabona bakirukanka bagafunga amaduka bitewe n'abagizi ba nabi baba bahari icyo ni ikibazo gikomereye leta ya Kongo hanyuma nitugenda tuze kukitwa movement y'aba refugees impunzi yaba ari izindani mu gihugu n'abahunze bagahunga iwabo bakagishyanga bakajya hanze murabizi ko muri kano karere abakongomani bahindutse impunzi wagira ngo ni umurage so mu nyumve neza ntago ari umurage wo bahisemo ariko no umurage bigaragara ko igihugu cyabo nta nikizere bivuze ko kizarangira icyo kibazo ro cy'impunzi kiri mu biranga leta zirimo kurindimuka aho impunzi zihunga ubutaka bwazo bafite bahunga gukurikiranwa cyangwa kugirirwa nabi bikozwe na politike mbi y'igihugu cyabo icyanyuma ro ndimo ngaruka kuri icyo ngicyo nubwo ari byinshi cyane kare n'ijabo harimo ikigendanye n'imitwe ya gisirikare yitwaje intwaro ariko itari ya leta itagenzurwa ubwo uri kumva noneho isano ry'ibyo twavugaga harimo abamerceneri buriya kanije bari igitekerezo kera bigishaga amashuri mu Rwanda hano twese twarakize cyavugaga ukuntu umwami w'ishyamba yateranyije apana twese abenshi twarabyizwe abandi bazakiga mu abari muri generation usanga abana nabo barakoraga copy and paste nabize za Uganda wenda bonari igisa nkacyo yego cyavuga ngo cyatangiraga kivuga ayikote ngo nuko umwana w'umwami w'ishyamba akomeza kuremba umwami w'ishyamba atumiza cyangwa itumiza izindi nyamaswa zose ubwo yari hamagaye za opinion leaders irabaza bigende bite ku mwana wanjye umwana ubwo urumva no mu prince ni igikoma ngo ko akomeje kuremba buri nyamaswa yose yari hagarara izindi genda itanga igitekerezo nagira ngo ako kantu gatoya kugeza aho bigarukira uzina na conspiracy yabaye murayibuka aho imwe yasabye amaraso n'ibindi nk'ibyo ngibyo ikirimo gikomeye nashaka kukubwira no kuvuga ngo ibaze iyo Kisekedi yateranyije high command the military high council cyangwa high command akababwira ati ikibazo cy'umutekano wa Kongo gikomeje kuba agaterera nzamba okay none tubigenze gute hakagira uhagarariye igisirikare cyangwa batayo akavuga ati your excellency kugira ngo umutekano wacu ugende neza turabona wazana abacanshuro kuko bera ntabwo byapfuye kwiza turabona mwakora ikitwa protection civile duha abaturage intwaro ibyo byose icyambere yabigaragaza ubutegetsi burembye aho bwakumva ko bukwiriye kurengerwa n'igihugu cy'igituranye nk'u Burundi bukumva ko bwarengerwa na FDLR
n'abameriseneri bavuye muri za yavugace za Colombia n'ahandi nkaho ngaho, ukaza no guha mayimayi bemera ko kwisiga imiti. Aburi ababembe ni bavuga ko bemera ibintu bya maji cyane. Icyo cyose birakwereka ko leta ibigeze ku gacuri. Aho rero abadukurikiye, ejo twavugaga amakosa 5 Kisekedi yakoze, mwarayumvishe twaranayaganiriye n'abenshi barayashimye, hari n'abatangaho ibitekerezo. Tuvuga irya nyuma azakora ririmo gucira urubanza Kabila, urukiko rukiprononsa. Ibyo bintu byose n'ubiteranyiriza hamwe uraza usange survival rate cyangwa pace nkuko tukunze kubivuga, amahirwe ya leta ya Kisekedi kurokoka cyangwa ya leta ye gukomeza ntago ari hafi, arimo kugenda aba matoya cyane bwana Karinijabo. Nicyo nongeraga kuri kira kiganiro mugenzi wacu Selemani Bukavu Uvira yaratubwiye. Sinzi naho hari ikindi kibazo ufite cyangwa ndi kwibaza nanone reka nkubaze kwanza. Kurya abantu bakunda kuba ndi kwibaza kandi ari kumwe n'umuntu ari kubaza. Mutaho nabaza. Buriya M23 gufata Uvira. Nkunda kukikubaza iki kibazo. Bizayorohera mu gitaramenye ko hakurya umwuka bahumeka. Pasteur Musisi we mu minsi yashize twaganiriye ambwira ko ngo hakurya babwiye M23 ko bakeneye amezi 3 yo gupuringa out. Urimo kuhatsinda. Hakurya ubwo ni Bujumbura. Ni hakurya ni hakuno. Ni hakurya ya Uvira. Ni hakurya ya Uvira. Bujumbura. Ngo bakeneye amezi 3 yo gukura ingabo zabo hariya. Na makuru atari verified. Nta makuru kuko twega abasesenguzi n'abantu bajye batwihangana ntabwo tugenda nango na updates z'uyu munsi ako kanya. Tuvuga ibintu mu rwego ruri geopolitique bigariho, hanyuma tukagerageza kubishyira muri context birimo. Ariko na n'uyu munsi nekereza ko imibare M23 ifite byanga bikunda uko bazabana na leta y'u Burundi, nekereza ko ntacyo wakwita gushiftinga kirimo, cyane cyane ko bashingiye ku mateka yabo, bashingiye muri ari ahitwaga ngo iki ndahibaye Gatumbe, muri mu Gatumbe ashingiye ku mateka ahantu habiri, location ebyiri ziri determinant, ibice bibiri mu Gatumba, bongereho Fizi Minembwe, aho n'ahantu hakomeye cyane, unashyireho uburyo leta y'u Burundi yaje kugerageza kurwana kuri Uvira, kuri Bukavu na Goma. Urebye n'ibyo bintu bitatu. Yego. Uko ubwicanye bw'abanyamurenge kandi abanyamurenge twemeranyije ko byanga bikunda kuri M23 bayifiteho influence runaka. Hanyuma na operation leta y'u Burundi yakoze muri Fizi na za Minembwe mu mihana ku rwego rugaragara kandi rwa buri wese. Bari abaturage bakaba baratatse cyane bavuga ko leta y'u Burundi irimo gukora y'ubwicanye. Icya gatatu n'uburyo intervene ifatanya na FDLR na leta ya Kongo mu buryo butavugwaho rumwe, ariko yari yatumiwe na leta ya Kinshasa, ariko ikagerageza kubuza M23 wa Bukavu na Goma bikarangira hafashwe. Ibyo bintu byose rero bishyize hamwe Karinijabo, tutirengagije n'amadeclaration ya leta y'u Burundi. Yego. Yo mu kahise ariko bari documented muri ziriya nzego bireba za M23, tukaba twavuga ngo byanga bikunda ntago M23 yarenze ingohe ubutegetsi bwa Gitega igihe yabifashe Uvira cyangwa ihatatse bazabana gute. Kuba leta y'u Burundi yaba yakoze negotiation ndaziri bucece, ibyo byo ntago ari ibanga byashoboka, cyangwa ntabwo cyaba ari gitangaza. Muri channel za diplomasi bavugana binyuze muri third party, bashobora kuvugana twabivuzeho banyuze Tanzania, banyuze ahandi, banyuze no mu bazungu, bashana kuvugana abarundi batumye u Rwanda kuri M23 kuko M23 ntago bavuga ikinyarwanda, ikirundi bavuga ikinyarwanda. Bashobora kuvugana nabo direct. Twigeze kumva ko general uriya chef d'état major yigeze kuvuga ko ni yitwa nde Prime yego, bivuga ko yari ari Goma mu minsi yashize, nabyo bitafite gihamya ifatika. Ibyo byose yego byaravuzwe ndetse cyane bivuga ko na protocole yari yahindutse, yari yaje mu kigenda cyane muri cya kintu cyo kurekura imfungwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. General Prime niyo ngabo yaje kuganira na M23. Birashoboka cyane byaravuzwe, ndaza kukwereka link nyinshi cyane, ariko nta confirmation, ariko byaravuzwe henshi cyane n'ubuhamya bwaratanzwe. Birashoboka cyane rapprochement mu bihugu bishobora kugirana imishyikirano byombi, Kinshasa, Burundi, M23. Ntabwo iyo bahuriye Doha iyo bose umwe bafite tano ni ziriya nzira zica munsi y'ubutaka cyangwa sanseri azanyura mu Goma
akajya Doha ku kibuga cy'indege akururuka niba akora atterrissage Dubai simbizi cyane niba babanza London bakagenda bakajya mu shyikirano muri ya lift ascenseur cyangwa indege yabo special jet ushaka no gusanga bagenda mu ndege zimwe iyo bagezeyo no mu biganiro mu byumba baganiriramo bashobora guhura bakavugana cyane ko bose nta n'ubayitwaje imbunda kandi n'uwo bahuje burya bafite icyo ashaka abashaka ko nicyo bitaraporoshuma bavugane so birashoboka cyane kare nijabo ko M23 Uvira iyitondeye ari ukwirinda wenda no gukoma rutenderi cyangwa yego. Reka dusoze Ayubu, reka ngushimire cyane. Urakoze cyane Kanijabo. Mwakoze namwe abari dukurikiye, ndabifuriza gukomeza kugira impagarike n'ubugingo. Kwimuka ni kimwe mu bigora abantu benshi muri iki kinyejana. Ngaho ngo suriya mudasobwa, flash disk cyangwa se ngo igitabo cy'ubucuruzi, hakaba nabimuka bava mu rugo rumwe bajya mu rundi, batikanya ibiyiko cyangwa se kumva ngo amaburo y'igitanda yabuze n'ibindi bitesha umutwe batari bake. Niba nawe byajyaga bikugora, humura igisubizo cyabonetse. Royal and Pro Limited. Iyi ni company izobereye mu kwimira ibikoresho by'abantu, byaba ibyo mu biro, ibyo mu bigo ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo. Wari uzi ko ushobora kutwereka inzu wari utuyemo, wowe ukigira mu mirimo yawe, wataha ukinjira mu yindi, kandi ibikoresho byawe byose twabishyize ku murongo. Wowe ukeneye kwimuka, tugane tugufashe, ucukubiri na stress byajyaga bigutera. Ukeneye ibindi bisobanuro, waduhamagara kuri 07 85 56 82 20. Royal and Pro Limited, turi professional.